Turagushimira nshuti mudahwema gukurikiriza ishene zacu zivuga butumwa kandi ku gisata cy'iyobokamana. Reka nakire umukozi w'Imana Rora. Ugeze hano? Ngeze hano. Kuje wihuta bite byawe? Nje nirukanka amakuru ari kundya. Amakuru se ameze ateka? Tuje gukura abantu mu rujijo noneho. Aha. Yes. Kandi koko abantu bafite urujijo rwinshi. Yes. Bamaze iminsi bari mu rujijo. Rw'uburyo amatorero ari aho badafite abayobozi. Amatorero amaparuwasi badafite abayobozi. Yes. None hari ikintu wabwira aba bakristo bamaze igihe bavuga ati ariko tuzabona abayobozi ryari? Ye kubita umwana ntumurize kurira. Ni kuvuga ko mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR. Abashumba bahawe intebe. Neza bahawe intebe. Neza Abashumba bahawe intebe. Haleluya. Abakonabure bahawe intebe. Imana ishimwe. Ndabandike munsi muri comment nivuga ukagira inkuru. Ati kagira inkuru rero nanjye kambivuga ati kagira inkuru. Reka rero dukura abantu mu rujijo. Itangazo noneho rigiye habona. Ariko igishimishije niki? Nigeze nkora ibiganiro bivuga ko gurutone nguru ndaruzanye. Bamwe twavuze bose. Yego. Bagarutsemo. Bose bagarutsemo. Nababandi abakristo bari bakubwiye ngo runaka rwose runaka arimo. Runaka bose bagarutsemo. Bajemo? Bose bajemo. Ngaho tubwira urutonde wa mbere ninde? Ururembo rw'umujyi wa Kigali. Yego. Ururembo rw'umujyi wa Kigali. Haleluya. Yego. Umushumba urane executive w'umujyi wa Kigali. Yego. Reka ntawo nkirago se bamushyizeho. Ntago bamushyizemo. Hari uturere twabuze ba executive. Hari uturere tutabonye abashumba. Tuvuga tugeze ku musozo. Ariko ubwo utwo turere tutabonye abashumba. Yego. Ntibaguhamo kamwe. Oya. Utwo turere tutabonye abashumba. Barimo gushakishwa. Wow. Ntago ari gupfa gutoragura. Yego. Yes. Noneho umushumba w'Itorero rya Nyarugenge wa Paruwasi Nyarugenge. Ni Paruwasi Nyarugenge. Ni Paruwasi Nyarugenge. Yego. Pastor Cyubahiro Sharire. Pastor Cyubahiro Sharire. Yes. Bravo. Tumuhaye ikaze muri Paruwasi ya Nyarugenge kandi intama z'Imana azishumbe neza. Azishumbe neza mushumba Cyubahiro Sharire. Tumuhaye ikaze. Rwose. Umushumba wa Paruwasi ya Gasabo. Ubwo ni kuri Paruwasi Remera ubwo ni kuri Paruwasi Remera nyine muri Paruwasi Gasabo. Ngenda vuga itangazo y'umushumba wa Gasabo. Ni nyakubahwa pastori Uwimana Etienne. Hajya wano barurizwa Remera. Umushumba wa Remera uyu muhanzi w'icyamamare witwa Marite yanditse amateka azwi ku Mana yo gusobanura ibyahisho. Rwose tuguhaye ikaze Imana izabane nawe mu izina rya Kristo Yesu. Umushumba wa Paruwasi ya Kicukiro. Ngira ababyeyi Philibert muri Kicukiro mu Gatenga. Shigikire. Yes. Mu izina rya Kristo Yesu. Muyobora umukumbi w'Imana. Tugiye iburengerazuba rero. Twikenye kuri ururembo rw'uburengerazuba. Ururembo rwa Kigali rurarangiye. Ni Paruwasi eshatu zonyine. Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Wow, nibyo. Yes. Jya watubwira umushumba w'ururembo rwa Kigali? Umushumba w'ururembo rwa Kigali. Executive nyine w'uwaro. Bamutangaje. Ari mu ibanga. Okay. Twagere uburengera bwaryo. Iburengerazuba executive Mushimiyimana Jean Claude. Iburengerazuba kuri Betania mu mwakire n'amashyinshi. Betania. Turabwakiriye. Noneho twagiye. Noneho akaba ari nawe mushumba wa Paruwasi ya Rusizi. Igihungo kucyica. Amina. Hazaza imyuka w'Imana. Nukore rwose. Noneho umushumba wa Paruwasi ya Nyamasheke. Murera Emmanuel Nyamasheke. Paruwasi ya Nyamasheke Mwiryazo. Tugeze umushumba Paruwasi ya Karongi. Nyandwi Erasto tubahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka bashyigikire. Paruwasi ya Rutsiro. Bizimana Kazungu Sharire. Rutsiro. Uwiteka bashyigikire. Tugeze Rubavu. Nimuragire Jean
Mariviane ni muragire y'Urubavu bikomere cyane niwe mushumba wa paruwasi akaba n'umushumba w'ururembo rw'iburengerazuba ayobora intama z'Imana neza umushumba wa paruwasi ya Ngororero yego Twizeyimana Athanase mu Ngororero tuguhaye ikaze Banyangororero niba mwakire rero mu izina rya Kristo twatse kuvuna mu gitondo nabwatize kuduhera makuru ku gihe nako ari Bethlehem n'impuhwe nabo bakire umushumba w'ururembo akaba n'umushumba wa paruwasi ya Rubavu agiye mu majyaruguru twaje executive w'ururembo yego bamwita executive w'ururembo cyangwa umushumba w'ururembo nyine akaba na paruwasi ya executive yego bamwita Nshuti Jean Baptiste Nshuti Jean Baptiste yari umushumba paruwasi ya Karama mu karere ka Nyarugenge nimba ntibeshye yes ageze rero ageze i Musanze ariko oya hariya urabizi se karere ni kaza na karere ka mbere mu Rwanda yego kora hoteli ya mbere ibaho ikomeye ihenze iri Musanze ni hari burane korari Ngabire korari ari amakuru yose y'Umusanze korari Sezerano ngo mana wangiriye mu mwakire epfiyo mu butete rwose noneho twagiye abashumba buzuye amavuta y'Imana turabakiriye rwose yes ubwo ni Musanze yego twagiye muri Burera Musengimana Rorie korari rero yo mu butete mwakire Burera none se siho ini ya mana wangiriye neza siho iherereye se mu Burera akarere kagabane n'akandi ariko tugeze muri Burera umushumba wa paruwasi ya Burera ni Musengimana Rorie tugeze muri Rulindo yego ufite inema Chantal Chantal we hawo paruwasi namuvuze mu mashumba mu paruwasi ingo cyane rwose cyagiye rero mfite amakuru rega mfite amakuru yo mu ndango tugeze mu Gakenke nzamwita Aloysi we mushumba paruwasi ya Gakenke Imana ishimwe cyane yes noneho tugeze mu rurembo umushumba w'ururembo tugeze mu majyepfo kageze n'uturere twinshi gahereye kuri Nyabarongo hano ku Kamonyi kakikubita Nyaruguru aho kanyagwaho iyi muri hashimishije ariko rwose hareruye kanyagwaho iyi muri hashimishije noneho executive Mukagashugi Marie Chantal gitifu rwose tugeze he mu rurembo rw'amajyepfo paruwasi ya Gicumbi se ntabwo twayivuze ari Mugiraneza Jean Baptiste twayivuze na Gakenke nzamwita Aloysi noneho Rulindo ufite inema Chantal noneho Gicumbi Mugiraneza Jean Baptiste Burera Musengimana Rorie noneho Nshuti Jean Baptiste Musanze suri ko muzo tabivuze se none se wambaje ko ntamwumvise wambaje se n'ururembo n'umushumba w'ururembo akaba n'umushumba paruwasi ya Musanze neza byagiyemo tugeze mu rurembo rw'amajyepfo tugeze kuri gitifu rero yego Mukagashugi Marie Chantal gitifu niwe tumaze gufelicita twatumaze kumufelicita tugeze muri Kamonyi hazamo noneho Binyonyo Mutware Jeremy Minyonyo wa mushumba hani Gasave mwari uri hani Gasave ijambo rikagucengera no mu mutima cyane rwose bageze muri Muhanga Gatsinzi Pierre Celestin yego korali Gahogo mu mwakire Gahogo tugeze Ruhango Hubakimana Thomas Imana niyo yubaka ndakurahiye irabyubatse iri zino n'ubwa mbere Imana irabyubatse umushumba wa paruwasi ya Ruhango yitwa Hubakimana Thomas bravo ariko bara mu Ruhango haba korali ikomeye ko na korali yo mu Ruhango ikomeye buriya zirahari wana
simbizi naziforome rero niba aziforome rwose azishyire ku murongo kuko nanjye sindumva korari yahagurutse ngo bavuge ngo iyi ni iya korari yo mu Ruhango ubundi bite koko bite rwose mushumba mu Muhanga hari Gahogo i Huye hari Iriba imyiri ya Nyamagabe hari korari ya hariya kunuza hari n'iyindi ya hepfo hariya kuri mudugudu wo hirya ukamunye hazamo korari Imboshi hazamo na korari Rangurura zo kumugina yego hazamo n'indi korari y'Irunda mugire mudushakira na korari yo mu Ruhango rwose korari yo mu Ruhango niba haba Hubakimana Thomas rwose akare rwose kuko ndakababwira umuziki uraryoha umuziki none ikindi kano karere niko kabaye kanyuma nubwo basengeraga abashumba b'amaparuwasi kuko abaprotokole bagiye bazana amazi bakayazana bayatwaye mu kwaha kubera nyine nta maparata haba ushigendiriya gose ngenda yimpibereye neza none urabivuze rero bikiri byose kuri gahunda kandi abadayimoni ariko rora kubivuze wowe ngenda bivuze nyine nk'umuntu wari uhari ndi wari kubabikira akabanga mwese ndakabati ibyo byose rero bigomba kujya hagaragara nk'umushumba umushumba uhageze abishyire ku murongo rwose noneho umushumba wa paruwasi ya Nyanza bamwita Misago Andre kano karere kazi kugira amata aryoshye kandi amata y'Inyanza yasakaye igihugu cyose agera no ku rwego rw'isi amata y'umwuka wera asaka igihugu cyose mu itorero rya DPR mushumba tukubwiye urabyumvisha mushumba w'Inyanza reka buretse nanjye mbanze mbisubiremo mushumba w'Inyanza nguko aya mata y'Inyanza yakwiriye igihugu cyose agahembura abantu turavuze ngo n'amata y'umwuka wera turasabye kandi turagusabiye ngo umwuka wera amanukire muri wowe kugira ngo ukereye amata y'umwuka wera mu rurembo rwose mu maparuwasi yose mu matorero yose agize paruwasi ya Nyanza noneho kubera kugira ngo Nyanza nayo igaburire amata y'umwuka wera igihugu cyose nk'uko bajya bagabura amata kandi nibimara kugira uzaduhamagare tuze tuzamura amavuta ubundi dukore ku rutsinga no kunanga umushumba paruwasi ya Gisagara bamwita Mushimiyimana Pierre Damien inshuti yanjye magara Imana ishimwe cyane yagarutsemo rero kandi ninamuvuze ninavuze Pierre kugira ngo ntaza kugongana n'amategeko hapo ni sawa ni Gisagara twende tugeze Huye bamwita Ndayishimiye Tarsisi akaba ari umushumba w'ururembo rw'amajyepfo noneho tugeze ku mushumba wa paruwasi ya Nyamagabe bamwita Nkurikiyimana Daniya tugeze Nyaruguru bamwita Nsanzamahoro Fidel ni umushumba paruwasi ya Kibeho ese ujya umenya ko paruwasi ya Kibeho iherereye Nyaruguru paruwasi ya Kibeho iherereye Nyaruguru paruwasi ya Kibeho iherereye Nyaruguru niwe mushumba rero niwe mushumba w'iyi paruwasi muri rusange twagiye rero tugeze iburasirazuba mu rurembo rw'uburasirazuba none Gitifu Mukamana Edith Mukamana ni Mukamana Kamukama cyangwa ngiye narindi gusoma Kamukama ariko wari uzi ko yanditse Mukamana kandi noneho ari Kamukama ni Kamukama Edith Kinyarwanda ni Kamukama ni Kinyarwanda ngira ngo mu Rugande Mukama ni Mukamana nibyo ni Mukamana kuko Kamukama biva ni ku ijambo ry'ikigande bivuga Mukama bivuga Imana noneho Kamukama noneho kuruvuga ko akira agakobwa nyine avuka ubwo ababyeyi baravuze akagakobwa ni Kamukama ni wa Gitifu w'ururembo rw'Iburasirazuba paruwasi ya Bugesera Rugeri Ndinda Arisa ariko uyu mugore w'akanyago afite amavuta y'Imana haleluya Imana ihabwa icyubahiro Imana imushigikire tugeze muri Kirehe Nsengumuremyi
Atanasi. Yes, ni umushumba wa paruwasi ya Kirehe. Yego. Tugeze Rwamagana. Noneho umushumba paruwasi ya Rwamagana akaba n'umushumba w'Ururembo. Bamwita Bizimana Jean Baptiste. Ni umugabo mwiza we. Rwose. Ni umugabo mwiza we. Haleluya. Ni umugabo mwiza uvuka aho bita ku Mugina. Hano hakurya ku Mugina. Hakurya ya Nyabarongo. Kumugina none se hano hakurya Nyabarongo ukazira ugobagoba ukazamuka nigeze imbere urazamuka ugeze imbere uramanuka uhagera imbere hari umuhanda ducuma kimwe cyobiri kamwe kajya ku Cyero nakandi kamanuka kwa Padiri ku Mugina we korali rangurura korali turuzo witeka ayo makorali yose hariya yose bakomera Imana amashikuko rwose gatanu kuri gatanu yego twagiye noneho ubwo ni umushumba w'Ururembo paruwase ya Rwamagana tugeze rero muri paruwase ya Kayonza Musabye Yezu Jean Dodier Musabye Yezu reka buretse ngira icyo nsaba Musabye Yezu Jean Dodier ashyiremo agatege muri Kayonza afungura urusengero rumwe rwose ashyiremo agatege rwose abakristo be kugumwuma bashaka uko babigenza rwose bakingura urusengero yego bamukoreje umusaraba yagara umusaraba kandi ari umukozi ariko umenye yuko mu Rwanda akarere ka Kayonza niko gafite urusengero rumwe rufunguye nyine nibyo nayumvuze nyine ashyiramo agatege intama ze kugumwuma ariko nanone tuboneho kubwira iriya korali y'Ikayonza bari Betisida barimye indirimbo ivuga ngo biremwe nonaha tugeze mu karere ka Gatsibo bamwita Bene Data Fulgence rwose muri Gatsibo Imana iza gukoresha imirimo n'ibitangaza tugeze muri paruwasi Nyagatare Shirangabo Jean Pierre rwose urabona ko urutonde ndi kusoma ariko wabyanditse rwose neza rega mba nabyanditse gatanu urasobanutse rwose noneho tugeze muri Nyagatare Shirangabo Jean Pierre Daniel hano ADEPR yatanze itangazo cyangwa icyo twakwita icyitonderwa hari amaparuwase atarabona abayobozi none se urarangije kubasoma bose nabashoje Nyagatare wayivuze twayivuze none ubwo hasigaye twavuze twahereye muri Kigali yego turangije tugiye Burengerazuba yego turangije tujya mu Majyaruguru yego kwa Wambaje turangije tujya mu Majyepfo i Huye Gicumbi twayivuze nyine nese Majyaruguru ho Gicumbi da iri muri Majyaruguru ariko twavuze za Rulindo zavuze za Gicumbi na za Burera noneho ubu dushoje Uburasirazuba reka mbwire wenda n'abandi nabo n'abantu beza b'Imana basize amavuta kambwire abanyagicumbi umushumba babahaye baba we umunyamavuta we Mugira neza Jean n'umugabo bose ni inyangamugayo ariko reka tujye tuvugisha Mugira neza Jean ADEPR paruwasi ya Gicumbi yewe rwose ni umushumba w'umubyeyi azi kuguyaguye intama kubasha muhabwa n'Imana iyi ni kashe yego ngiye kashe ndayigenera mu kiganza mutereye kashe azi kuguyaguye intama ntabwo asuzugura izigize araziguyaguya izivunitse akazunga kandi ntabwo ari igisambo Haleluya Imana rero mushyigikire izamurinde n'iriya misozi kuzamukira misozi rwose n'imbeho rwose Imana izamushyigikire none iri tangazo wumvishe iri tangazo tutaravuga icyitonderwa yego icyitonderwa iyi ni inkuru nziza iyi ni inkuru nziza mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR kandi ikuye abantu mu rujijo
abakontabule nabo urutonde rwasohotse nabo rwasohotse wowe urutonde rwasohotse rwo tuvuga se none hase oya ntabwo twavuga none aha buri mushumba afite umukontabule we ayo ni amakuru azamutangaza mu kiganiro nashyizeho saa 5 saa 6 iyi nama ivuye kano kanya muri Doge Hotel bibikorewe muri Doge Hotel kuri iyi tariki ya 20 nk'uko nabivuze mu kiganiro nyamati rero abatumijwe mu kanya rero biraba bisohotse ndiyo ikitonderwa Paruwasi ya Nyabihu ikorera mu Ijenda nta mushumba yabonye kubera iki habaye iki baracyamusengera ariko navuze ngo kuki undi baguha paruwasi se umwuka akoresheje umushumba mukuru yakubahwa ndayizeza irwo nayizunguza nane nayikoma hasi no hejuru ari hano kandi yujuje ibisabwa oya ngewe bayimaye nayizunguza kandi wujuje ibisabwa oya kayivana hasi nkayijyana hejuru mu mavuta amavuta azamuka umwuka w'akamano amavuta azamuka rero ya Nyabihu reka tubwire korara abagisiyoni na korara umuriri bo mu Ijenda nandi makorari yose babe bihangane batoya mu minsi iri imbere bajya no ku mavi babwira Uwiteka ariko ngiye nyisabiye umugore umupasi w'umugore twagiye indi paruwase itabonye umuyobozi paruwasi ya Ngoma yes nabo bajya ku mavi noneho ubundi umunyamavuta w'umugore ariko kuki numva usabira abagore paruwasi kubera iki mutima w'urugo nibo babyaye umwana w'Imana uretse no mu bagabo harimo ba mutima w'urugo ngende kuri kote y'abagore kubera iki se no mu bagabo harimo ba mutima w'urugo ngatugende nta yindi ururembo rw'umujyi wa Kigali nta gitifu rufite abanyakigali korari wazana korari Jovayire korari ukuboko kw'iburyo n'andi makorari Mahoro y'Iremera na Irayono n'abahetsi bose yo mu bibari tabaza twese ubu tugiye kumavi mvuze abahetsi biremera ngiye navuze ko leta baza yo mu bibari sawa za Hermon za Sejemu za Mani abakisi urembo rw'umujyi wa Kigali tugiye kumavi kugira ngo batubwire umushomba gitifu usubitse rwose nawe uri mu ibanga uzatuzamura amavuta ku buryo Kigali zazamura umuriro kabisa umuriro ukazamuka ugakwiza mu ntara hose haleluya rushumbwe n'umushumba ururembo wa Deperi yego nyakubahwa Pastor Ndayizeye Isaya Mana ibashikire bere kugenda batakoze subscribe kuri izi share nukuri rwose mucyonde kuri share Biravugwa TV bigira Imana na TV isi ya Bibiliya MK bakore subscribe kuri izi share iri kuri 5 bere gucikwa n'iki kiganiro tuza gushyiraho mu kanya biravugwa ko hari umupasiteri banze gwa paruwase kubera iki yatorotse nyine ubwo nyine banze kumuha paruwase yakoraga muri bank yakikanya kama miliyari uretse nze mu kanya